Muri ubu buzima ni kenshi tubura abantu twabanaga, twakundaga, bari inshuti zacu magara, mu kandi kanya gatoya ugasanga ntagihari. Wamukundaga, wenda yari umugabo wawe, yari umugore wawe, yari umwana wawe, umubyeyi wawe se, inshuti yawe magara yayindi ntusige, wa wundi muvuga ngo mwasangiye akabisi n'agahiye, mukaba muri kumwe ariko igihe kikagera ugasanga ntawe uhari. Ibyo bishobora kubaho kubw'impamvu zitandukanye. Urabizi neza mu buzima, umuntu ashobora kuza akagenda, umuntu ashobora kubaho agapfa akitaba Imana akava muri ubu buzima, umuntu ashobora no kuguhunga akagenda, ushobora no kumwirukana, yewe n'umukozi wawe. Biranashoboka ko niba mwarabanaga mushobora gutandukana, ariko reka ngusangize, reka nkugarure mu kiganiro, nkugarure muri situation y'uko biba bimeze iyo umaze gutakaza umuntu. Wenda ahari byagukangura bigatuma uwo muri kumwe umuha agaciro kandi ukamwitaho birenze uko wabikoraga. Reka nkubwire, abantu turi kumwe kenshi ntabwo tubaha agaciro, tubafata nk'abadahari, tukabafata nk'aho ntacyo bamaze. Ukajya ureba umuntu ukavuga uti ariko ubundi uyu muntu ni uwo kuntesha umutwe gusa, ukavuga ngo uyu nguyu ngo aranstressa, akantu kose aba yateye induru, akantu kose aba ashaka kunkontorora, aba ashaka kumpa, ntabwo ampa agaciro, ntabwo antwara nk'uko nshaka, ntabwo anyakira nk'uko nshaka ko anyakira. Mbese ukavuga ngo ntabwo yakira ingeso zawe mbi n'inziza nk'uko ushaka ko azakira. Ariko reka mbanze nkubwire ngo uwo muntu ntabwo ari Imana. Uko wifuza ko ingeso yazakira n'ibibi n'ibyiza byawe, ashobora kwakira ibyiza gusa nabyo bitari byose, ariko byose ntabwo azabyakira. Bijya bibaho rero ko umuntu agenda ntituzongere kumubona. Reka tuvuge ko apfuye, reka tuvuge ko mutandukanye, reka tuvuge ko agiye kandi atazagaruka, reka tuvuge ko ahavuye kandi utazongera kumubona, cyangwa se agaciro yaragufitiye utazongera kukakira ngo akaguhe mubonane amaso ku maso. Ndashaka kugushyiraho muri situation uko biba bimeze. Umva icya mbere, buriya umuntu ugiye ntabwo agenda burundu. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo les morts ne sont pas morts. Abapfuye ngo ntabwo bapfuye, ngo bari mu muyaga twumva, ngo bari mu gihuru, bari mu mazi asuma, bari mu muyaga, bari mu nkuba, bari mu mirabyo, bari mu mvura. Reka nkubwire ngo uwo muntu wagiye ubona wavuye mu buzima bwawe, nubwo wavuze ngo ntacyo yari avuze, ntacyo yari amaze, ariko reka nkubwire ngo yari akimaze kandi ntabwo azigera ava mu buzima bwawe. Mbese mu yandi magambo, mbere yo kuvuga ngo ukuye umuntu mu buzima bwawe, menya ko atazavamo burundu. Reka nkubwire ko nubwo agiye uwo muntu muzahorana, nubwo utamuruzi ariko azaguma muri wowe. Icya mbere, mu buzima busanzwe uwo muntu yari afite agaciro muri wowe. Hari aho yicaraga, hari aho yaryamaga, hari aho yahagararaga, hari uburyo yakuvugishaga. Kaduhere mu rugo, wenda ni umugabo wawe, ni umugore wawe, umwana cyangwa se umubyeyi. Uwo muntu aba afite ahantu yicara iyo muri kurya. Igihe cyose nimujya kurya uzajya kwicara ku meza mwicaragaho, usange mu mwanya we nta muntu urimo. Ibyo bintu bizagira icyo bikubwira mu mutima we. Aho yaryamaga, uzarya kuryama ujye wumva arahari nubwo bwose adahari. Ntabwo bizakubuza kumva ari kwiseriganya mu buriri nubwo bwose adahari. Ntabwo bizakubuza kumva ari kuguhamagara kandi atagihari. Ntabwo bizakubuza kumva ari kugutelefona kandi atagihari, atanakigutelefona, cyangwa se mwarashwanye burundu adakeneye no kongera kukuvugisha burundu, yarakublotse nawe waramublotse. Ntabwo azakuvamo byanze bikunze. Hari uko yinjiraga mu rugo agakomanga, iyo nkomango ntabwo ushobora kuzayibagirwa. Hari uburyo yinjiraga akagusuhuza, yewe mwiriwe neza, mwaramutse, amakuru yawe. Iyo mvugo ntabwo uzigera uyibagirwa, iryo jwi ntabwo rizigera riva mu mutima wawe. Hari ukuntu yaguherezaga ikiganza ugakora mu kiganza cyo kumva kiroroshye, cyangwa se kirakanyaraye ukuntu, cyangwa se ukumva afite imbaraga, cyangwa se ukumva afite ubworohe cyane mu ntoki. Iyo sensation, ubwo bwumve ntabwo bizigera buva mu mubiri wawe kuko bwinjiye muri wowe mo imbere. Hari uburyo wenda yaguhoberaga ukumva aragukandakanda mu mbavu ibicuro ngo bishire. Murabizi hari ukuntu abantu bahoberana akavuga ati ibicuro byari bimaze iminsi bincura, akaguha umusaya, akaguha uwundi, ukumva uranezerewe. Hari n'abahoberana cyane bagakomezanya,
ukumva rwose urukundo ni rwinshi kandi rurazamutse. Umunsi wamutakaje ntabwo uzongera kumva ibyo bintu. Ndagira ngo ubanze ubyumve mbere y'uko umutakaza. Hanyuma uwo muntu ureba wumva agufitiye agaciro uwo ari we wese uzi watekereza, umufate neza umuhe agaciro kurenza uko wakamuhaga, kuko hari igihe kizagera byanga bikunda aba atagihari. Hari ikindi kibaho, reka nkubwire ngo ntabwo ari mu bifatika gusa, ahubwo no mu buzima budafatika, uwo muntu ntabwo uzigera umutakaza, ntabwo azigera agusohokamo burundu. Reka tuvuge ko yari umubyeyi wawe, hari uburyo wamwumvaga, hari uburyo yaguhamagaraga akakubwira ati mwana wanjye ndagukunda, mwana wanjye kora iki, mwana wanjye kora kiriya, mwana wanjye dore nakuzaniye aka ngaka. Iryo jwi rivuga gutyo, iryo jwi ryinginga nk'iry'umubyeyi ntabwo uzigera na rimwe uryibagirwa muri wowe. Uzajya wicara wiherereye wumve rirakuvugisha, uzajya uryama wumve riraguhamagara, uzajya ugera muri situwasiyo wamukeneragamo wumve riri kukuvugisha ariko nukebuka umubure. Reka nkubwire ngo uwo mubyeyi ufite, uwo muntu ukuri hafi, ukubwira, ukubuzaho mu gihe umukeneye, igihe wamutakaje ntabwo iryo jwi ntabwo uzaribona imbonankubone, ariko nanone ntabwo rizavamo. Wibuke ko twavuze ngo umwanditsi yaravuze ngo les morts ne sont pas morts. Nugira amahirwe umbona azaba atarapfuye, azaba akiriho. Uzagira amahirwe wenda yo kongera kujya kumureba, mwongere musubukure umubano, mwongere mubane, mwongere muganire, mwongere mwibukiranye ibihe byanyu. Ariko naba yagiye, naba yitabye Imana ni urugero, akakuvira mu buzima akagenda, reka nkubwire ngo umuntu wagiye hari ibintu bitakuvamo, hari ibiganiro wumva bitigeze birangira kandi ukumva biracyarimo, ukumva byagombaga kuba byararangiye cyangwa se byagombaga kugira urundi ruhererekane, ayandi ma episode kugeza birangiye, ukumva ntabwo byarangiye. Ibyo ni ibintu bizakuza mu mutima byanze bikunze. Uzumva hari ikimbirane mwagize ritigeze rikemuka kandi umuntu wagiye aba yagiye, umuntu utagihari aba atagihari. Niba yapfuye uzapfana agahinda nawe uvuga uti kuki yagiye ntamusabye imbabazi, kuki yagiye, iki ngiki cyo tutagikemuye. Ni ukuvuga ngo umutwaro wose mwari mufitanye hagati yanyu ni wowe uzawusigarana. Bishatse kuvuga ngo niba hari ikibazo ufitanye n'umuntu mwegeranye ureba, gikemure mukiri kumwe, gikemura gihari, gikemure ukimureba, kuko umunsi yagiye byose bizakwikubita ku mutwe ubyikorere n'ibyo yagombaga kwikorera. Reka tuvuge ngo hari ibyishimo wari ukeneye kuzabona, ariko naba atagihari uzumva bicitsemo kabiri. Ni byiza ko ibyishimo byose ubimakisimiza, ukabimaramo, ukabibamo iyo umuntu agihari, ukabiha agaciro, kuko umunsi azaba atagihari ndakubwiza ukuri uzajya wumva ukeneye ibyo byishimo. Niba ari ukugusetsa, niba ari ukugusohokana muri resitora, niba ari ukukugurira kamwe, uzumva ugakeneye kandi atagihari cyangwa se atagikeneye kuko akugurira. Reka nkubwire ngo ha agaciro umuntu muri kumwe, kuko byanze bikunze hari umunsi uzabyuka mu gitondo ntumubone. Uramureba uyu munsi ukumva ntacyo bivuze, ariko hari umunsi umwe uzabyuka cyangwa se uzirirwa wataha bakubwira ati ariko burya ntago agihari, cyangwa se ntago akiri guhumeka, cyangwa byagenze ukundi kuntu bijya bigenda. Reka nkubwire ngo mbere y'uko utakaza umuntu banza wibaze kuri icyo ngicyo. Ese aragiye ntago umukeneye burundu? Ese mu buzima bwe urumva ari nk'igiti warandura ukakijugunya nabwo hasigara ahantu cyari gishinze? Ese urumva ari nk'imyanda yo muri pubere wajugunya ikagenda burundu? Ntago byari bikwiye, kuko umuntu ntago aba umwanda, umuntu ntago yaba pubere, umuntu ntago atakaza agaciro kugeza ubwo wumva ntacyo amaze, ahubwo umuntu agira agaciro mu mwanya we, mu buryo bwe. Reka nkubwire ngo niba umuntu yarigeze aba inshuti yawe, umuntu akaba yarigeze aba mu buzima bwawe cyangwa se hafi yawe, ukaba umufite, menya ngo hari impamvu, hari igituma Imana yamuzanye iruhande rwawe. Ntago byapfuye kubaho gutyo gusa ngo muhurire ahantu hamwe, oya, ahubwo hari impamvu yabayeho kugira ngo enda wishime cyangwa se unezerwe cyangwa se wige kubabarira no kubana n'umuntu. Ni kenshi rero iyo umaze gutakaza umuntu nibwo umenya agaciro yari afite. Iyo utakaje imodoka yari ifite agaciro nibwo wari umenya agaciro yari ifite, yakujyanaga ku kazi none utangiye kugenda n'amaguru. Iyo utakaje umuntu wagutwaraga kuri moto aza kuguha lift, reka tuve ko ari umuntu wumva ko yoroheje, iyo ataje kuguha lift nibwo wumva neza ko kuba yarahari byari bifite agaciro. Nezererwa kuhaba k'umuntu nubwo yaba ari umunyonzi, nubwo yaba ari wa wundi ugukingurira igipangu. Reka tuvuge ngo ni wa muboyi wawe wo mu rugo,
Reka tuvuge ko ari ya mbwa yawe iba mu rugo, burya unezerwa no kuyigaburira. Umukozi ugukorera mu rugo unezerwa no gutaha ugasanga yakubuye, ugasanga yatetse, ugasanga yareze umwana, cyangwa se ugasanga n'urugo ntago barwibye kuko yari ahari, ariko umunsi azaba atagihari, ibyo byose wamubonagaho ntabwo bizaba bigihari. Nubwo ubona ntacyo bivuze, ukabona ni utuntu dutoya, uti n'undi yahaba, ariko nubwo yagenda wibuke ko atazakuva mu mutima. Ha agaciro rero umuntu muri kumwe uyu munsi, umurebe, umwiteho, umunezeze nawe akunezererwe, mbese kuhaba kwe ubibyaze umusaruro, kuko ntago ari ibintu byapfuye kubaho gutyo gusa. Reka mvuge ngo niba waryohewe n'iki kiganiro, reka ngusabe n'ubundi ukore subscribe niba utarayikora, cyangwa se ugisangize bagenzi bawe, twongere umubare w'abo tuganira. Uyu munsi twavugaga ni gute wiyumva iyo umaze gutakaza icyo wari ufite, cyangwa se umuntu wari ugufitiye akamaro mu buzima bwawe. Wirinde rero utazamutakaza, niba hari uwo ufite mukomeze, mugumane, ntazagucike kuko ni we w'ingenzi mu buzima bwawe.